muri iki kiganiro. Ndabona bamaze kuhagera bose. Uko twabatumiye, reka tubashimire kuba twabasabye kubana muri iki kiganiro. Ni Maître Innocent tuza kubana muri iki kiganiro nk'umunyamategeko ndetse ufite n'inshingano mu kibazo tuza kugenda tugarukaho uyu munsi cy'ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu gihugu cy'u Burundi ndetse abatutsi muri rusange mu karere hamwe n'abahema. Ubu ni umutumirwa wacu twifuje kubana nawe uyu munsi, tubimusabye yarabitwemereye. Turi kumwe nanone na Maître Jean Pierre, umwe mu bagize urugaga rw'abavoka n'ubundi bakurikirana ibyo bibazo nari mvuye kuvuga, utuye mu gihugu cy'Ububiligi, nawe yamaze kuhagera muri iki kiganiro. Turi kumwe kandi na Prof Rumenge Alain nk'uko twabimusabye, umwe mu mpuguke zacu dufite, nawe tuza kubana muri iki kiganiro. Abo nibo batumirwa bacu batatu dufite, tuza kubana nabo muri iki kiganiro cy'iki gicamunsi. Ndetse namwe mwese mwabashije kuhagera n'abandi baza kuboneka ko batujoyininga, turaza kubaha umwanya mu gihe cya ngombwa, baraza kuzamuka bagire contribution batanga mu bitekerezo ibyo ari byo byose tuza kuba turimo kuganira hano. Hari umushakashatsi David Banoge dukunze kubana hano. Birashoboka ko afatiriwe kuri uyu munota wa nyuma, ariko naza kuboneka aracijeninga nk'uko yari atubwiye ko yafatiriweho buke. Nibimukundira araza kuboneka, kandi nibitamukundira yexkije ko byari byiza ko nawe tubana, ariko agize imbogamizi, ariko aragerageza. Nibimukundira aho adusanga, turakomezanya muri icyo kiganiro dufite cy'iki gicamunsi. Nk'uko nari ntangiye mbivuga, ndabashimira mwese bamaze kuhagera muri iki kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba. Ndashimira umuvandimwe turi buze kuba turi kumwe muri iki kiganiro mu Bijabo. Ndagushimira kuko uza kubana nanjye muri iki kiganiro, udufasha mu buryo bwo kuza gusangira amagambo. Ndashimira n'umuvandimwe Barcelona wari udufatiye umwanya atugezaho indirimbo kugira ngo tubashe kugera kuri uyu mwanya. Nituza no kugukenera kandi nawe rwose uze kutuba hafi, nibiba ngombwa ko hari n'ibyo uza kutunyurizamo, ndetse ngusabe ko uze kudutegurira amwe mu magambo cyangwa muri ariya maudio yavuzwe cyangwa yakoreshejwe n'abariya bagabo bagiye bahakana ubwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge, by'umwihariko n'ubwicanyi ndengakamere bwakorewe mu Gatumba bukorerwa abanyamurenge. Uze kureba uko uza kwegeranya ako kantu bagezaho, nubwo tutakurikira disikuru zabo zose uko zingana, ariko byibura ayo magambo bakoresheje bahakana ubwo bwicanyi bwakorewe abanyamurenge cyane cyane mu Gatumba, uze kuba wahashatse uhashire hafi. turaza gukenera kumva ayo majwi bakoresheje bahakana ibyo bintu. Rero nagira ngo nsabe abavandimwe nk'abatumirwa bacu muze kutwemerera tubahe mikoro, muzamuke kugira ngo tuze gutangira ibiganiro twese turi kumwe muri hejuru, kugira ngo tuze kugenda duhana amagambo kugira ngo tubashe kuganira kuri iki kintu. Nk'uko mubibona hejuru kuri titre,
twagize tuti eh, abanyamurenge bamwe bahakana jenoside ibakorerwa, ni ukuvuga ikorerwa abanyamurenge, harimo ndetse n'iyakorewe mu Gatumba, nubwo bitanditse byose mu magambo arambuye kuko hariya ni hato ntabwo byari buhakwirwe byose, ariko ndabisobanura. Titiri iravuga ngo abanyamurenge bamwe bahakana jenoside ibakorerwa, harimo n'ibyabereye mu Gatumba mu gihugu cy'u Burundi mu 2004 mu kwezi kwa munani itariki ya 13. Rero nk'uko nari mbivuze, byagiye bigaragara, tubyumva ku bantu batandukanye, tubibona ku babyandika muri social media, bamwe batazwi, abandi nakwita ko ba- 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 bakoreshwa mu buryo batanumva, abandi nakwita ko ari abana, abandi nakwita ukundi uko ariko kose. Ariko noneho igitangaje kinababaje kurenza, muri kino cyumweru twagiye tubibonera ku bagabo bakuru, nakwita ko ari ababyeyi, bakagombye kuba intangarugero mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ariko dutungurwa no kubabona imbere ya za televiziyo z'ibihugu, aho bakoresheje ariya magambo benshi mwiyumviye, n'ubu mukibona, dore ko biri no kuri videwo, nta nubwo ari audio gusa, biri no mu mashusho, aho bagiye bakora interview zitandukanye, hari n'inyandiko, yewe wasubira n'inyuma ugasanga hari ahantu bigenda bihura na bimwe twagiye tubumvaho nko mu mwaka washize, aho bamwe bagiye banga ko no kwibuka bene wacu cyangwa ababyeyi bacu bikorwa za Bukavu, abantu ntibamenye impamvu, ariko tuza kubona ibihamya ejo bundi baza imbere ya za kamera. Rero nk'uko nari mbivuze, nasabaga abatumirwa bacu rwose kutwemerera mugafata mikoro nk'uko twari twazibahaye. Nsabe n'abantu bari gusaba mikoro barimwo bacyubahiro, mube mwihanganye, muraza gusaba mikoro nyuma. Ubu nyine ntabwo turi buze kubazamura, ubusabe bwawe twabubonye Cyubahiro. Waba wihanganye turaza kuguha mikoro hageze. Ubu mikoro irahabwa abatumirwa bacu gusa, nibo baza kuzamuka. Mbasabe mutwemerere muzamuke, twabahaye mikoro rwose, mwayifata mukazamuka kugira ngo twinjire mu kiganiro. Abandi rwose mube muretse gusaba mikoro, turaza kuyibaha hageze. Reka nsabe Maître Innocent utwemerera ufate mikoro, Maître Jean Pierre mufate mikoro twayibahaye, ndetse na Prof Alain twabahaye mikoro rwose, mwatwemerera mukazakira mukazamuka kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina. Rwose muraba mukoze, turabategereje kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu. Sinzi niba munyumva, Maître Innocent niba utwumva rwose wafata mikoro, na Maître Jean Pierre mwafata mikoro mukazamuka, ndetse na Prof Alain. Nimwe dutegereje kuri pano kugira ngo twinjire mu kiganiro. Sinzi ko munyumva, Coste muranyumva neza ariko? turakumva neza Okay. cyane. Merci beaucoup. Okay, ndabona Maître Innocent yazamutse. Kansabe n'abandi, Maître Jean Pierre wazamuka, na Prof Alain mwafata mikoro nk'uko twari tuyibahaye mukazamuka rwose, byaba byiza. Maître Innocent turabasuhuje kandi turabashimira ko mwabashije kuza. Murakoze, namwe turabashuje kuba tunabashimira ko mwadutumiye. Murakoze cyane, twishimiye ko mwatwitabye kandi mukahagerera ku gihe nk'uko twabibasabye. Ahari tuni excuse ko
twabanje gutanga amasaha, nyuma biza kuba ngombwa ko tuyahindura kuko twabonaga ko biza kugora bamwe ko amasaha bwaba bwije cyane, bituma duhindura dushyira amasaha imbere mo gato. Maître Jean Pierre turabasuhuje kandi tubakira muri iki kiganiro ko mwabashije kutwitaba. Ah, Prof Alain murakoze cyane, ndabona abatumirwa bacu bose bamaze kuzamuka, bamaze gufata mikoro. Reka dutangire ikiganiro mpereye kuri Maître Innocent. Maître Innocent, nk'uko twabatumiye, nk'uko mubona titre hejuru, nk'abanyamategeko cyane by'umwihariko mumaze igihe mukurikirana iki kibazo cya jenoside iri gukorerwa abanyamurenge, abatutsi ndetse n'abahema mu karere, by'umwihariko harimo na ka ya Gatumba. Ejo bundi twatunguwe no kubona harimo abagabo bakuru, ababyeyi bakoze amadisikuru, amadeklarasiyo kuri za televiziyo z'ibihugu, yakomerekeje abantu benshi babyibazaho. Kugera kuri uyu munota bisa n'ibituvanze. Twagira ngo tubahe umwanya, twinjire mu kiganiro nyirizina nk'abanyamategeko, ibi bintu mu bivi muzi, kugira ngo mugire icyo mubwira iyi mbaga n'indi yose izakurikirana nyuma ya none. Ibi bintu ni ibiki? Ni iki cyihishe inyuma? Ni iki mubitekerezaho nk'abanyamategeko? Ni iki mubona bihatse, cyangwa ni iki bibyara, cyangwa ni gute abantu babyifatamo kugira ngo babashe guhangana n'ibihe nk'ibi? Murakoze, umwanya ni uwanyu. Murakoze cyane kutwakira, tunasuhuza audience yose, kugira ngo tuganire twungurane ibitekerezo kuri ibi bibazo tumaze nk'iminsi, ariko cyane cyane ku kiganiro twabonye twese cyanyuze ejo bundi kuri televiziyo ya RTNC bakunda kwita misiyo yitwa ngo Telema, Congo Telema. Ni misiyo igize igihe muri iyi minsi yaje igamije nyine gusa n'ikangurira abanyekongo ku bijyanye n'iyi ntambara y'iki gihe, donc niya za ntambara fro mediatique muya yakunda kuvuga, ni muri urwo rwego nayo yajemo, mu gutumiramo abantu batandukanye, harimo na bene wacu ngo bw'abanyamurenge ndetse n'abandi, ibo bakabatumira cyane mu kugira ngo bahakane ibikorerwa bene wabo. Iyo wumva n'ibibazo babaza bashaka kugira ngo biyambure ubwicanyi bubakorerwa, bavuge ko nta buhari, n'ababukora babagira bere. Iyo misiyo niko kenshi iri mu gukora muri iyi minsi, niyo kuza donc kweza guverinoma ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa byabo aribo Maimai basigaye barabatije Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi bose bafatikanyije. Iyi kinyamakuru rero cyangwa iyi misiyo nicyo igendereye muri iki gihe cyane, kandi ikoresha abanyamurenge cyane muri icyo gikorwa. Tudatinze, tumaze iminsi tubona ku marezo sosiyo n'ibindi bitandukanye n'abandi batandukanye bavuga ko nta bwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge, kandi mu by'ukuri buri documente barasenyewe, abo babivuga batakigira village zabo, ababyeyi babo barishwe, amatungo yabo yaranyazwe, badashobora kuja mu mavillaje yabo kuramutsa ababyeyi babo, cyangwa se muri vaka, cyangwa se gutembera, cyangwa se kuhakorera ibindi dushaka. Ariko umuntu ya mutinga, Dr. wa mutinga ya
wakomeza bakabibamo twamwitse. bakabireba bakabibamo. Abo babivuga bose barasenyewe, bariciwe, ariko iyo umuntu abihakana, mu by'ukuri iyo utekereje mu bwenge ubura impamvu, buri gisobanuro cy'uko guhakana. Ikintu twari dusigaraje kiduhuza twese kimwe, cyahuzaga umunyamurenge n'undi uwo ari we wese n'ubwicanyi bwakorewe bene wacu mu Gatumba. Antuka hari bake batabwumva, ariko muri iyi myaka byagaragaraga ko abantu bose bashaka kwibuka no kuzamagana. Ariko nk'uko mwabajije icyishe inyuma y'ibi bintu abantu batangiye bahakana ubwicanyi, noneho bahageze nabo bahakana bwa Gatumba bwakorewe abanyamurenge mu Gatumba, bakavuga ko bagakana n'ababukoze bakabashinjura. Mbere y'uko nkomeza kugira ngo abantu batagira ngo abantu bajya bahimba, reka nsabe umuntu uri kubanga gwizuma nk'uko host Ruzamera yavuze, playing agace gato, and then turakomerezaho tubinguranaho ibitekerezo kugira ngo n'uzumva atagira ngo ni indi propaganda cyangwa se n'ayandi magambo ajanye n'imyumvire y'abantu bo barimo politiki. Reka nsabe host playing ako gace utwo duce yagiye avuga ariko karimo kamwe. Murakoze. Mbere yuko tutegura umuntu ushiraho ako gace, naringize ngo nimba byabakundira mwatubwira aba bantu babivuze ni bande, ni bantu ki, ibi bavuga ni izihe ngaruka bifitiye ku bwoko, noneho duhite tubishiraho abantu babyumve, noneho tuze kwinjira mu kiganiro. Nimba byabakundira mwatubwira aba bantu ni bande, bakora iki, nta kibazo. Ejo bundi ndatekereza ko ari ku itariki 30 cyangwa 29 niba ntibeshe, nibwo habaye icyo kiganiro cyitwa Congo Telema. Ubwo hari hatumiwemo Jean Sikoyi Muhamiriza ndetse na Kibibi Kamanzi. Batumiwe na munyamakuru mumaze iminsi mubona gushishikariza abantu kurimbura abantu bose bakeka ko bakorana na AFC no kuviola abana babo no kubica n'ahandi handi. Noneho icyo kiganiro bazaga basa n'abasubiza ibyo Honorable Nyarugabo yari yamaganye kuri kubwicanyi cyangwa se kuri deployment z'abarundi ziri mu Minembwe, mu Rurambo, mu Ndondo, donc ho plateau yose. Kandi niko bimeze, ntabwo byari ibintu bitari byo n'ukuri. Hari mwabonye ko abaturage baje aho bahahiraga barabirukana, bamwe barabafunga barabafata, bakomeza ndetse banakaza umurego baza gutera aho ibirindiro byatwirwanaho biri, ndetse n'abaturage bababwira ngo babahaye na ultimatum kuba bavuye muri kariya karere. Noneho Honorable Moise Nyabugabo n'abandi barandika babyamagana, noneho baje gusubiza Honorable Moise Nyarugabo. Ariko mu kumusubiza siwe bashubije gusa, iyo musubiza batandukiriye abanyamurenge muri rusange. Baragiye bahera kuri Honorable Moise Nyarugabo, baramuvuga ibitutsi byinshi, bamuvuga ko atari bamubeshyera, kuko bimwe twaranabitwitinze dushingiye ku mateka ye tuzi kuva ari mu nteko cyangwa se muri guverinoma zitandukanye. Simuburanira sinamuvugira ntiyantumye n'umwavoka we, ariko
ndavuga ibyo nza numva nabyo nimushaka mu playing nibyo nza mbona. Nta karengane kabaga ku munyamurenge na rimwe ngo areke kukamagana, yewe kuri social media, kuri nani ku ma televiziyo nationale ndetse nari private no mu nteko hagati. So ibi yaza akora rero ntabwo ari ikintu adasanzwe akora, ahubwo wakwibaza batabikora bo impamvu batabikora, nicyo twagombye kwibaza. Barangije bafatira Twirwaneho barayivuma, kandi bamwe nzi ko bigeze kuyihagararira muri za negotiation ndabyibuka rimwe, ahubwo yigeze no gukomplaininga uyu Jean Sikoyi yandika ko batamujanye i Nairobi ngo aje guhagarara Twirwaneho. N'ibindi byinshi zandiko ze yandikaga, ndetse akiri chef wa mutualité, ubufasha bwose bwatuherezwa ababyeyi kugura ibiryo Bukavu nawe ubuhebeza mu ndege byamunyuragaho, ndetse na komite ye. Ahubwo aragenda ejo bundi arabitwistinga ngo nukubera iki leta ya Kongo itarega amahoro, ko ndavuga nk'amateka buhoro mu batarabyumvishe, ngo batarega Amahoro Peace Association ngo bayirege kutabara cyangwa se gusapotinga imitwe kwaje intwaro. Sinzi impamvu guverinoma ya DRC itabikora. Urebye ku magroupe WhatsApp ariho y'inkunga ze yatangaga nizo zose yakoraga, n'amadeclaration menshi dufiteye yamagana ubwicanyi leta ya Kongo ikorera abanyamurenge. Ukibaza impamvu uyu munsi avuga aya magambo. Sinzi ko twabona igisubizo keretse wenyine ahibereye akagisobanura. Nyuma arasimbuka avuga ngo abarundi nta bwicanyi bigeze bakorera abanyamurenge, dore ko nta n'amateka n'amakeya y'ubwicanyi abanyamurenge ibibazo cyangwa se kizigare na Burundi. Agaragaza neza ko n'ikimenyimenyi na jenoside yabaye mu Gatumba ntabwo ari abarundi bayikoze, aho mwasurinye, ahubwo yakozwe n'abanyekongo. Yiyibagiza byinshi, uhereye hano ndabonamwo abavandimwe bamwe babuza ababyeyi babo muri 93. Abarundi igihe cya Ndadaye bahigaga abatutsi n'abanyamurenge barahizwe. Icyo gihe nari umwana nigaga muri primaire Burundi, naje ndabyibuka. Narahunze, twabaga muri Ngozi turahunga tuje Bujumbura, noneho buke turambuka tuja Uvira, ariko abatarabashe guhunga baricwe. Ibyo ni bigaragaza yuko abatutsi batabatandukanyaga baba Abarundi n'abanyamurenge. Kandi wibaze ko icyo gihe abanyamurenge mu Burundi bafatwa nk'abanyamahanga, haba mu kazi ndetse no mu banyeshuri. Mu gihe bagiye gukora ibizame bya leta bagiraga amanota bafatirwaho nk'abanyamahanga, ariko baza kubica bakabica kimwe n'abatutsi b'Abarundi. Icyo ni ikintu gitangaje. Birakomeza nyuma abanyamurenge batewe muri Kongo, Uvira, bambutse mu Gatumba, barindirwa n'ingabo z'u Burundi ndetse n'iza UN. Babaterera muri camp barimo, barabica Rubozo, abana, impinja, abakecuru, abasaza, uwo bahuye bose bakica, kandi basimbutse indi kambi y'abandi banyekongo. Ntihavuga isasu na rimwe ry'Abarundi, kandi babarindaga ryo gutabara ingabo z'u Burundi na polisi nande habe n'umwe ngo atabare.
abantu barica banzi ko barangije abantu bose bisubirira iyo bagiye iyo bari bavuye. Raporo za UN, raporo z'imiryango ikomeye ku isi, ibihugu bikomeye ku isi byose byamagana ubwicanyi bw'indengakamere, bunasaba Burundi gufatanya na UN ndetse na Congo bakomokamo kugira ngo abakoze amahano bakurikirana. Ikibabaje ugeze n'uyu munsi ubutegetsi bwagiye busimburana ariko ntabwo bwigeze bugira icyo bukora. Turakomeje. Ejo bundi rero ndibuka jewe ndabereka wenda na message shaka ndashiraho twandikira Jean Sikoyi Bukavu aho byadutereye ubwoba ngo twibuke ko bagomba kwibuka. Aratubwira ngo kubera ikibazo cy'abatutsi na guverinoma ya Kongo ngo ntabwo ngiyo bari bafite umutekano wo kwibuka, ngo none ngo dutekereza kwibuka gusa. Hari umwana yabwiye ngo si bo batekereza gusa Gatumba buri gihe, tibo ntabwo ashobora kwibuka kubera ko ingabo za Kongo cyangwa ubutegetsi bwa Kongo bamerera nabi. Kandi twibuka bene wacu. Nyambere yaho gato bibuka yakoraga ama declaration menshi nayo wenda nimba hari baragenda bayashiraho akondana Burundi na Kongo hamwe. Ariko kibabaje uyu munsi cyo duha twibaza cisha inyuma y'ivyo bintu, karahakana ko nta banyamurenge bari kwicwa, azi neza ko bashize banahunze batagireho, nawe ubwiwe ari impunzi ari kwirirwa zerera, atazi yari naho Kinshasa, bamujanye ubundi bamukoresha bamwohereza mu Birigi, mu Bufaransa, nako mu Bufaransa, muri Amerika, ngo bagiye kuvuga ko nta jenoside iri gukorerwa abanyamurenge, ngo ahubwo ngo ari u Rwanda ruri kuyikora. Maître Jean Pierre hano ndibuka ko bateguye na conference de presse hariya mu Birigi, ariko dukorana byinshi nawe muri za advocacy n'ibindi, ngo bagiye kuvuga ko nta jenoside ikorerwa abanyamurenge, kandi nimba n'ubwicanyi buhari ariko bukorwa n'u Rwanda. Twagize uruhare runini via Jean Pierre, uruhare runini iyo press conference tuyiburizamo. Rero uyu munsi kuvuga ngo nta jenoside nta Barundi bigeze bagira uruhare muri jenoside y'abanyamurenge, azi raporo ze zasohotse, azi imvugo za Gatorwasa na Pasteur Habimana ba FNL, azi amarira y'ababyeyi y'abana babuze ababo bagiye babura umuntu akabura umubyeyi, babyeyi bose n'abarumuna be bose, akarenga akavuga kuri ayo magambo, biteye agahinda, kandi ntibigomba kurangirira aha. Ndibaza aho ariko nimba ariko twumva ko nawe adafite amahoro. Rero nkoze expose ndende kubyo mwambajije, abone turaza tugaruka mu bibazo no mu bindi kugira ngo nabandi baspeaker babone umwanya wo kuganira. Reka mbe nsubikiye aho, ariko mbabwira ngo twifatanye na bene wacu babuze ababo, ndetse dufatanye kwamagana n'ibiri kuba uyu munsi hamwe twese kugira ngo duharanire kubaho. Murakoze. Urakoze cyane Maître. Nagira ngo nsabe Espoir niba uri tayari wadushiriraho juste ikiganiro ni kirekire ni cy'iminota 30, nibaza ko cyose tutagikurikira ngo bikunde, wenda cyadufata umwanya urambuye, ariko niba bishoboka Espoir wahera byibura nko hagati aho, cyangwa se wahera aho yavugaga cyane cyane igihe bari bageze ku bwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu Gatumba. Ubwo ndavuga ikiganiro Jean Sikoyi yakoreye kuri televiziyo, nari nakiguhaye wareba ugahera kuri iyo minota gusa kugira ngo abantu babashe kumva neza ayo majwi y'uwo mugabo aho yahakanaga icyo kintu, kuko ari kirekire. Ni ikiganiro cy'iminota 30, nibaza ko tutagikurikira cyose ngo bize kudukundira, twafata abantu amasaha menshi.
niba bishoboka rwose twakumva ko gace kagufi kugira ngo abatumire bacu baze gukomerezaho natwe twese twabashije kumva ayo magambo abo bagabo bakoresheje. Sinzi niba ariko twabigenza kuko ntekereza ko ikiganiro cyose tutagikurikira cyadufata umwanya muremure nk'uko nari mbivuze ni minota 30. Espoir rero niba ndabona wamaze kiri hasi ariko sinzi nimba ari ijwe utari kureba neza. twamuhaye mikoro sinzi yayifata Ariko akazamuka rwose n'undi wari we wese ufite nka fone cyangwa undi zibiri wese cyangwa wumva se gifite kiri hafi wazamuka. rwose yazamuka twirwaneho, cyangwa undi wumva ko yakidushiriraho rwose abitwereke ahita azamuka kugira ngo dukomeze tudatinze ducunguza uburyo umwete ko kiriya kiganiro benshi muragifite. Uwumva ari tayari rwose yazamuka akakidushiriraho. Espoir yari yanyemereye ko aza kubikora ariko ndabona nawe atari gufata mikoro kandi Ufite twayimuhaye. telefone yazamuka, ufite telefone zibiri cyangwa ushobora kuba ari afite na computer mu buryo yabiducurangira yasaba mikoro. Rwose yabadufashije. Twirwaneho sinzi niba wabikora ariko mbere ko dukomeza, mu gihe ndabona abatekinisiye bacu uyu munsi byabagoye kandi twari twabiteguranye kare ko baza kuba babifite hafi bakabinyuzaho, ariko ndabona bitabakundiye. Barcelona ndabona asa n'uwafatiriwe ndetse yavuye muri space. Kanze muvugishe gatoya, kanze muvugishe. Nkawe wari wabiteguye, ariko twakomeza. Ndumva nta wenda ntacyo bitwaye, aho baza kubonekera barabitunyurizaho. Sinzi niba umurage niba hari yabitunyurizaho, akunze kuba afite device nyinshi. Niba umurage wabidufasha ukabitunyurizaho waba ukoze, wabitwereka ko wabidufasha, ariko ntacyo, reka dukomeze ikiganiro. Maître Innocent yari amaze kubisobanura mu buryo burambuye. Nagira ngo duhe ijambo umuvandimwe Maître Jean Pierre kunganira Innocent ibyo yari amaze kuvuga. Nyuma yo kumva biriya bintu, kubona biriya bintu byavuzwe n'abavandimwe bacu, ababyeyi bacu, abasaza b'inararibonye, indorerwamo z'abakiri bato, tugomba gukurikiza ibyo tubumvana cyangwa tubabonana nk'ababyeyi bacu, kuko bariya bagabo mu kuri kuzima ni ababyeyi bazwi mu Banyamulenge, ni ababyeyi babyaye benshi muri twe hano, haba mu buryo bw'amaraso cyangwa se no mu buryo bw'imyaka. Ni abagabo bakuze, abagabo bari hejuru y'imyaka 60 n'iyindi ndetse bishobora kubigera hafi muri za 70 cyangwa irengamo. Numva ko ari abagabo bakuru bareberwamo byinshi, abato bagomba kwigiraho byinshi. Uyu munsi bumva ibyo bavuga, bamwe bigafatwa nk'ihame, abandi bigafatwa gutandukanye. Maître Jean Pierre, ibi bintu nyuma yo kubyumva nk'abanyamategeko mwabitekerejeho iki? Niki mwabitubwiraho uyu munsi? Umwanya ni uwanyu. reka muplayingire nimba bishoboka, reka muplayingire. Nous nous demandons, Okay, Ok, urakoze cyane. ngaho Innocent na playing. notre gouvernement, sachant que de tels gens existent aux États-Unis, alors qu'ils ont la nationalité américaine, pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas poursuivis? Avec le pouvoir de l'État, avec le pouvoir du gouvernement, on peut les poursuivre. On peut arrêter les activités aux États-Unis. Parce que tout est documenté. Tout est documenté. En plus, nous demandons qu'ils ne restent pas dans le verbiage, qu'ils ne disent que voilà, les Banyamulenge sont sous menace d'un génocide de Barundi. Nous, les Banyamulenge n'ont jamais vécu une guerre avec les Burundi.
Nous n'avons jamais... Nous nous demandons pourquoi est-ce que notre gouvernement, sachant que de tels gens existent aux États-Unis, bien sûr qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu un génocide de Banyamulenge à un moment donné, il y a eu un génocide de Banyamulenge sur les sorts burundais. Mais ce génocide était commis, un massacre. Mais ce massacre était commis par des Congolais, ce n'était pas commis par des Burundais. C'est connu. Très bien. Alors, pour terminer, on va... ngira ngo mwumvise ntaho twashakaga no kubica. urakoze cyane metre. Murabyiyumviye uko abisobanuye, aho anavuze jenoside bamuhakanya agahita yemeza nawe ko atari jenoside, kuba tumvisha urwo rurimi, ndetse agahita anabukura kuri ba Habimana babyiyemereye akabihamya abandi ko bitakozwe n'abarundi ahubwo byakozwe n'abanyekongo nk'uko mubyumvisha bivuga. Metre Jean Pierre, umwanya n'uwanyu. Muranumva neza? Ego turabumva metre. Okay, ndabashimiye mbere yuko mwateguye iyi space kugira ngo tuganire kuri iyi sujet. Aba bantu abagabo bombi bagiye kuri iriya televiziyo. Icambere ico nabavuga nuko ikigaragara bari muri manœuvre yo kweza cyangwa blanchire ibyo leta ya Congo na leta y'u Burundi birimo gukorera abanyamurengo ubu nyine. Ico nico cambere nabivugaho. Icya kabiri, bari muri gahunda yo kudiaboliza twirwaneho no muri bamwe mu balidere d'opinion b'abanyamurenge nka Moise Nyarugabo. Iyo niyo gahunda bafite uko nabitekereje nkimara kumva ibyo bavuze. Ikindi nabivugaho nuko Kamanzi azwi nyuma à l'époque ari Bukavu, agera ni Kinshasa, ari muri mouvement yitwa ngo naba nationaliste. Iyo nationalisme bitari defini neza kuko le nationaliste igomba kuba defini par rapport y'igihugu cose, ariko yayidefinisaga par rapport ya concurrence yashaka kuzana muri communauté y'ikoncurrence n'abanyapolitike ba communauté bamaze iminsi bari muri politique kandi bita cyane cyane ku bibazo bya communauté. Urumva yatangiye ari nka concurrence, ariko biza kugaragara ko noneho hageze abakora negation cyangwa guhakana genocide ikorerwa abanyamurenge. Uyu Jean Sikoyi nawe nibyo ari muri za mutualité, asa n'umuntu wavugiraga communauté, ariko nyuma nawe twaje kumwumva nyuma yirirwa yiruka muri regime ari aux États-Unis, yanageze na hano mu Bubiligi nk'ibyo Innocent yakomojeho, bagenda bahakana ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge, bashaka toujours kudiaboliza bamwe mu balidere b'abanyamurenge barimo ba Nyarugabo na ba Moyi na ba Maître Azarias. Ariko izo même fait une tentative yo kuhura na bamwe mu barescape ba Gatumba, ce qui est très dangereux, bashaka guprepara les documents basinya baremeta mu ma institution barimo kugenda bacamwo haba en Europe haba hano mu Buraya. So urumva ivyo bintu yavuze ntabwo ari ibintu biri gratuit. Bakoze iyo tentative ntiyabahira, ivyo ari byose hari uruhare nk'uko Innocent yabivuze twagiye tubigiramo, haba no kuburizamo za conference de presse zabo. So no kuvuga ko n'abantu uko nabivuga bafite ico nakwita sinzi nimba ari sharing is par rapport de l'ancienne élite y'abanyamurenge, kandi iryo shari bagashaka kwigira doctrine politique nationale. Niyo mpamvu buri gihe bavuga ukumva bavuzemwo Moise, bakavugamo Azarias, bakavugamo nde. Urumva ishari ryabo na concurrence bashaka politique noneho bakayitransforma en doctrine politique, et ce qui est très dangereux. Noneho ibagejeje aho bakera kuri ideologie yo guhakana
ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge. Ikindi cyo nabivugaho nuko ntekereza ko basa n'abantu basigaye inyuma, niko mbitekereza, kubera yuko la politique évolue muri région, les intérêts aussi changent politique. Bo bari mu bya kera, niko nabitekereza. Ariko noneho ce qui est très dangereux, bakaza no guhakana les faits, parce que abanyamurenge barishwe mu Gatumba, ibyo leta y'u Burundi ikora muri Kongo biragaragara, n'ibyo leta ya Kongo ikorera abanyamurenge biragaragara. So bageze kuri negation. So na abantu bafite comportement ziri étrange, ariko basigaye mu byakera, niko natekereza, parce qu'il n'évolue pas politiquement, ntabwo batera imbere mu bitekerezo na gato. Nico kibazo bavuze ngo se abantu batoya babigiraho iki? N'abantu basigaye ahantu, niyo naho aho basigaye batamenya no ku-explique ibyo barimo, mais il n'évolue pas politiquement, ntacyo twabigiraho, kuko bafite ishari. Ikindi barasa nkaho amarineti yabo ntabona ibirimo gukorerwa la communauté. Rero kuja kuvugira abarundi ngo ntibishe abanyamurenge mu Gatumba, hari abarundi babyivugiye bonyine, ibyo ari byose nabo zobatera isoni. Ikindi buriya reka ngaruke kuri intervention burundeze muri Congo. Buriya droit international hari ikintu bita intervention sollicitée. Intervention sollicitée ni ukuvuga ko igihugu kimwe gishobora guhamagaza ikindi ati natewe ngaho ntabara, ariko iyo intervention sollicitée iba mu gihe cya agression. Niyo mpamvu buriya Kongo buri munsi ivuga agression ko yatewe, ariko iyo intervention iba mu gihe iba licite cyangwa legale, mu gihe itabushanye n'andi mahame mpuzamahanga. Amahame mpuzamahanga ni ikintu uko babuza une intervention mu gihe dans une guerre civile. Guerre civile ni ukuvuga ko n'abaturage baba barimo kurivandika les droits de peuple, uko nabivuga mu Faransa, de disposer eux-mêmes, barevandika ko ubuyobozi buhinduka ubuyobozi bwiza mu gihugu. Iyo niyo ntambara turimo muri Kongo. So no kuvuga ko muri make l'intervention burundaise yonyine muri Kongo ni illicite, ntabwo ari intervention yemewe n'amategeko. So narinzi ko bari abantu bajijutse ba Kamanzi na ba Jean Skoyi, bajijutse ibyo bintu byose babizi, kuja kwirengera bakaja kubivuga hariya ni ikibazo, sinamenya gusobanura ikibazo bafite. Ikindi niyo abo basirikari niyo bagenda mu gihugu ariko harandi mahame les droits humanitaires bagomba kuzirikana. Les droits humanitaires ni ukuvuga ko ntugomba kurasa la population civile, abasivile kubarasa cyangwa kubicisha inzara comme moyen et méthode de guerre. Ibyo birabujijwe mu mategeko mpuzamahanga. Oro nibyo Burundi burimo gukora, ibyo birabujijwe mu mategeko mpuzamahanga. L'usage y'inzara, kwicisha abasivili inzara comme moyen de guerre, birabujijwe mu mategeko mpuzamahanga. Rero ibyo abarundi barimo gukora bo ntabwo babibona cyangwa ngo babivuge cyangwa babone ko ari ikibazo. Ni ikibazo gikomeye. Ariko reka ngaruke kuri Gatumba nk'uko Innocent yabivuze. Ubwicanyi bwa Gatumba bwabaye documenté, c'est vraiment ridicule kubona bavuga kuriya. Iya de rapport za Nations Unies, hari amaraporo ya Human Rights Watch, badashobora kuvuga ngo abanditse izo raporo bari bafite motivation politique. Bavuze ko harimo ingabo z'u Burundi, plutôt harimo abarundi, bani ingabo z'u Burundi, sorry, harimo abarundi banabyiyemereye ba FNL, harimo abanyekongo, kuko harimo n'abantu bavuga indimi zose. Ikindi ubwicanyi bwabereye kuri leta y'u Burundi mu butaka bw'u Burundi, kandi u Burundi aribwo bufite obligation de protéger abaturage bari ku butaka bwabo. So kuvuga ngo abarundi ntibabugizemo uruhare, aho barengereye parce que ababyivugiye barahari, ntibarapfa, baracyahari ko abarundi babigizemo uruhare.
so aho bageze aba bagabo batangiye ari in ideologie politique noneho bakaba bageze aho baja muri negation ya jenoside bageze ahantu habi niko mbivuga kandi nk'uko ikibazo mwambajije mbere ntacyo twabigiraho kuko ntibazi aho isi igeze ibo barangajwe no kudefanda les intérêts y'umuyobozi wabo leur maître qui est le régime de Kinshasa na regime y'u Burundi ibyaha barimo gukorera abanyamurenge. Ico nico nabivugaho. Murakoze cyane, turakomeza mu kiganiro. Merci. Yes, urakoze cyane metre. Nagira ngo n'ubundi tukiri kuri cyo kibazo nkigarukeho, nkibaza Profe Alain niba twumva, twakomeje kugaruka kuri iki kibazo twibaza tuti ese aba bagabo nibaza ko bashobora kuba ari no muri generation zanyu, kenshi mukunda kuba munaziranye, abantu bo muri iriya generation mwagiye musa n'ababanye henshi mu mashuri ndetse no mu miturire y'iwacu. Nibaza ko muri epoke ya generation yanyu mwari musa n'abegeranye cyane. Aba bagabo bo mu myaka yanyu cyangwa bo muri generation ziri imbere yacu turi kureberaho dukurikira umunsi ku wundi, ni bantu ki, niki twabigiraho, niki bari kwigisha abantu nk'uko abavandimwe bavuye kubisobanura babashije kutwereka ko nta kigaragara twabigiraho, ndetse banatubwira uko twabafata cyangwa se uko bahagaze. Mwebwe uyu munsi niki mwatubwira aba bantu gukora ibi bintu? Ni bantu ki babikoreye iki? Ese bashaka iki? Murakoze, umwanya n'uwanyu. Urakoze cyane Jimmy. Sinzi nimba munumva. Ya, turabumva neza cyane. Okay, merci. Urakoze cyane. Kuvuga nyuma y'abandi usanga ibyinshi umuntu watekerezaga kera babivuze, ariko mu by'ukuri ukuvuze nibyo ko urangirije uvuga ati bariya bagabo urabazi, ndabazi, erezema bombi ndabazi cyane. Ni abantu twabanye kuva kera, twabanye ahantu henshi, twaganiraga kuva kera nyine niko nabivuga. Ariko à une période donnée ubu ngubu nyine tumaze nyine twabaye nta contact, bamwe bagiye ukwabo, abandi baje ukwabo, dizo dufite ka nyine nyinshi, niko reka mbivuge gutyo, numva ko mubyumva. Ndashimira cyane ababanjirije kuvuga, bavuze byinshi ibyo nari buvuga, ariko wenda ndabigarukaho ko turi mu kiganiro nyine nkuko mbabwiye. Maître Innocent yavuze, nari nabitekereje kubivuga ko umuntu uhakana ko ikibazo cy'urwango hagati y'abatutsi n'abahutu, reka mbivuge gutyo njyewe, je m'excuse, ntiyashake nimba hari n'abahutu barimo muri space cyangwa se abatutsi, reka mbivuge gutyo. Kubihakana je pense ko baba ari ukwigiza nkana. Depuis 1993 dufite abavandimwe benshi, ndibwira ko hariho buri wese ahangaha afite umuvandimwe. Innocent yabivuze neza, nibyo nari natekereje kuvuga ngo kubitangiraho. Naje mfite abavandimwe banje bapfiriyeyo, mfite bahunze kuva 93 kugeza ubu ngubu. Rero kuvuga ngo umuntu avuge ko ngo nta jenoside ihaye ikorerwa
abanyamurenge ubu ngubu actuellement dans la région de Grand Lac zaba ari ukwigiza nkana cyane, zaba ari kugira ibindi. Ngarutse kuri Jean Sikoyi, Maître Innocent nanone yabivuze avuga ko ngo c'était l'année 2024 ngira ngo cyangwa 2023 yari perezida wa mutualité yakoze bakoze kwibuka i Bukavu, ariko chose grave umwaka wakurikiye arabyanga ko bitako. Naho ngaho niho yatangiye kuvira. Jean Sikoyi mugarutseho cyane, ye n'umuntu tuziranye très bien kandi depuis très longtemps. Hari ibintu byinshi navuga ahangaha tuziranyeho, ariko mbo ntabwo nshobora no kubivuga ahangaha, ntabwo ari ngombwa byose. Katuvuge ibyaduhujije, hari ibintu byinshi nzi cyane nawe twagiye dukorana, twagiye tuganira. Umugabo utagira ubwoba n'umugabo utagira iki niki, ariko Samaetone ni nacyo gihe twatangiye gukorogana, reka mvuge gutyo, gukorogana nawe kuva aho yatangiye byanga ko ngo mutualité Bukavu batibuka Abanyagatumba. Mubajije kuva icyo gihe ngira ngo ni nacyo gihe yamburotse kuri telefone. Bo mirekera aho ngaho. Rero ugize ngo urebe nje kuri ndane ibya Gatumba, biratangaje abavandimwe babivuze cyane, babivuzeho neza cyane. Cyangwa se kuvuga ngo nk'ubu kuvuga ngo leta ya Kongo ngo ntabwo ihaye gukora jenoside, cyangwa reka nishaka tubyita ubwicanyi, tureke kubyita jenoside ariko tubyite masakre, ko ntabwo ihaye gukora masakre ku banyamurenge. Sinzi ukuvuga ngo ni umuntu w'umunyamurenge wabivuga gutyo. Ifo kubishakisha cyane kumenya impamvu. Niyo mpamvu nsubiye kubyo nari maze kubabwira ati bari abantu ndabazi cyane, nzi nshobora no kubabwira wenda mbitekerejeho nkabivuga, no babwira wenda n'impamvu jewe mbibwira, kandi birashoboka kuba ari byo ari ukuri. Ni ibibazo. Jean Sikoyi par exemple ni umuntu kuva icyo gihe ni nacyo gihe batangiye kuvuga ko yabonye amafaranga, hari amafaranga bamuhaye. Ni nacyo gihe twatangiye kuzumva. Urumva, ni nawo mwaka yanze kuvuga ngo baorganize ikiriyo i Bukavu. Umva rero hariho impamvu. Ni abantu koko b'abagabo bakuze, ariko burya inzara izihemura imfura niko bazavuga ngira ngo. Uwo ni umugani. Inzara nyine ituma umugabo w'imfura ashobora no guhemuka. Donc ibya Gatumba rero kubihakana, hariho za raporo. Maître Jean Pierre avuze raporo ya Human Rights, hari raporo ya Monique na ikiri Monique itaraba Monisco, na raporo ya ONU ibivuga neza cyane, ivuga abantu bazaga bakavuga. Hariho d'ailleurs même n'ababirevandika, hariho abarundi babyemera ubwabo babyiyemereye kumva Rwasa. D'ailleurs nimba mwibuka neza, ababyibuka neza, hari igihe Maître Moïse yigeze gushaka kuentanta action i Burundi kuri gouvernement, ariko ça ne pouvait pas passer. Il faudrait ko
ari guverinoma ya Congo ariyo yentanta iyo action en justice iwe wenyine ntabwo ntibyashoboka ntabwo byashobotse nyine kubera ko ifodere n'abaturage n'abakongomani ifodere ko leta ya Congo ariyo ibisaba ariko Congo ntabwo yabisabye kubera ko Congo nayo ico gihe yari hari c'est bien documenté biranditse abantu bari bahari muri igihe habaye massacre y'Gatumba bavugaga ikinyarwanda ikirundi igifurero n'ingara n'igiswahili FNL y'ubwayo yonyine irabyemera irabirevandika irabivuga Agathon Rwasa na Pasteur Habimana turabizi n'amasloga bavugaga ngo tugomba kubarangiza abanyamurenge mwese tugomba kubamaraho tugomba mututsi nta mututsi wo muri Central Africa ugomba kuhaba mwese tuzaba abanyamurenge tugomba kubica kuko ntimugomba kugaruka muri Congo mugumi iyo ngiyo mwagiye ibintu nk'ibyo hari dayere meme major wa nani wa FARDC icyo gihe wari uhari uzwi kiyete koni yaranapfuye amasirkonstansi yapfuyemo nta n'umwe yazi yitwa Ekofu yarapfuye icyo gihe bamayimayi ingabo za Nyakabaka n'ingabo ndetse icyo gihe izi ngabo za Nyakabaka bari bafatikanyije n'abitwaga ba FRF ingabo za nani za gumeno za nani za General Masunzu bari kumwe biranditswe muri raporo declare ya Monique na FDLR yari irimo n'indi groupe yabo yitwaga ngo ni Alir yari irimo ibyo byose ni ibintu bizwi kuvuga ngo rero barabihakanye ibintu d'ailleurs hari n'igihe bashatse Agathon Rwasa bashatse kumuhentanta action ariko ico gihe n'igihe cya Nkurunziza aramukuvrira cyo kubihakana kw'ibyo ngibyo bitabaye na biriya bya 1993 twavuze simbizi bo hari ukuntu abantu bazavuga ngo aho ari ngo ntiyuvuga ukuri ariko kameme utonavuga n'ukuri woceceka aho kuvuga ngo wemvante ibindi hari n'ikindi rero kifo osidire ibi ngibi bari abagabo ni urwango nani narwo Maître Innocent ngira ngo yabi oya nani Jean Pierre ni wari ubivuzeho ni nani kuva igihe cya RCD Jean Sikoye yari muri FRF Kamanzi iwe n'existe presque pas ni nani ni Masunzu faut parler Kamanzi faut kumuvuga ni Masunzu Jean Sikoye FRF nta yindi projet de société bagira nta projet de société bagira abanyamurenge niyo kurwanya abandi muri RCT iyo uzarebe discours zabo zose iyo bagiye kuvuga ni RCT iyo bagiye kuvuga ni RCT ikintu cyose ni RCT nta tubuvuga Maître Moïse kuvuga ngo sinzi kuvuga ngo nani Jean Sikoye yomuvuga neza no ni kuva kera FRF niko yahoraga buretse ko ntabwo ari bose naho banacitsemo hariho bamwe batakiri kumwe nabo FRF uko yari iri ni kimwe na Gumino donc abo ngabo nibo nta kuntu buvuga bukumva les propos za Maître Moïse ngo bazumve neza kindi niyo projet de société yabo bagira hanyuma rero numva twaganira byinshi ariko mu ntangiro nyine reka mvuge kuri ibyo ngibyo biratangaje kubona abantu b'abagabo nk'abari ibi bikorwa byadukorerwa par exemple mbe ndangirije kuri ako ngako Nyaparonta umurambo iwabo
Jean Sikoyi n'ejo bundi niho hasenywe nyuma y'ahandi hose hasenywe. Jean Sikoyi wenyine yanditse ari article yanditse dernièrement 2020 ni vuba ntabwo ari kera, nyine abyamagana avuga ukuntu hari abasore batanu bari bahaye kuzamuka yarabyanditse kuri East African what iriya blog ya nani ya Delphin, handitse ni article abyamagana. N'ejo bundi sinzi ukuntu nyine yahindutse gutya kuvuga ngo avuge ngo nuko ari hari kuvuga ngo nta jenoside, nta jenoside ntabwo ari ukuvuga ngo ni ugutemagura, ni ukwica gute. Kwicisha abantu inzara ni jenoside, kudeporta abantu ni jenoside, kugira gute. Donc harimo ifite ama aspect menshi, donc niyo birengagiza bashaka kugira ngo babone udufaranga. Utwo dufaranga ntawe uzi icyo tuzabamarira, donc bagende babone utumisiyo uduki ibintu nk'ibyo muyaya bakoreshe nkuko nani yabivuze. Ni muri iyo cadre yo kuvuga ngo barebe ukuntu badiaboliza ikintu cyose kijanye na twirwaneho, ikintu cyose kijanye na M23 ni kugira ngo bakirwanye urabona udufaranga, nta kindi bagamije, ntaco mwabigiraho nta na kimwe. Numva njewe n'abantu nzi Jean Sikoyi twagiraga urubuga rwacu twazaga twita ngo ni equipe de rédaction, twandikaho abantu bandika bakora advocacy. Ni nawe wari perezida wacu, twaramutangiye dutangira ibintu byose. Jean Sikoyi ni umuntu yandikaga icyo yanditse akansaba ngo nimurebere, nanjye ibyo nanditse nkamubwira ngo ngaho ndebera, urumva. Donc ni umuntu twari tuziranye cyane, ariko birababaje cyane kuvuga ngo mbone Jean Sikoyi. Tunafitanye n'amasano, je m'excuse, dufitanye amasano familiale kubivuga gutyo, ariko birababaje franchement. Simbona ikintu ubu ngubu kuvuga ngo abajene mwabigiraho, ntaco na kimwe, ntaco. Ahubwo ni abantu bo kurwanwa avec la toute dernière énergie, ni abantu bo kurwana. Reka mbendeke aho ngaho, wenda ibindi turakomeza tubiganire nyuma. Jimmy urakoze cyane, ndumva nk'ibyo ngibyo mpagarariye aho ngaho. murakoze cyane prof, turabashimiye abatumirwa bacu. Hari akabazo kamwe mbere yuko tuza kugenda dufata n'abandi bazamutse ubwo baza kugira ibibazo bababaza, kugira ngo muze kudufasha kubisobanura. Nagira ngo muze kubaza akabazo kamwe abatumirwa bacu ko ari batatu, ubwo ugasubiza ni amahoro muri bose cyangwa bose. Niba mufite icyo muza kukavugaho biraba ari byiza. Reka mpere ku ijambo. Hari ijambo Maître Jean Pierre yavuze, avuga ko akomoza ku ijambo rivuga ngo biragaragara ko aba bantu ibyo bari gukora bishingiye ku ishari, ndetse iryo shari rishingiye kuri échec politique bagize. Reka mperaho mpana Paul Maître Jean Pierre. Iyi jenoside turimo kuvuga yakorewe abanyamurenge hirya no hino, harimo no mu Burundi. Ndagira ngo muhe Paul, kuko muri 93 umuvandimwe we
yaguye i Burundi azira unikama ko ari umututsi, umuvandimwe we, bitari umuturanyi we, umuvandimwe we bavukana yaguye mu Burundi azira ko ari umututsi, aho ni muri 1993. nagira ngo tumuhe pole, tumwihanganishe. Hanyuma ikibazo cyanjye kikaba kibaza ese iri shari rishingiye kuri esheke politike aba bavandimwe cyangwa se aba bagabo bagize, hari uruhare rwaba ruziguye cyangwa rutaziguye abanyamurenge babigizemo kugira ngo abo bagabo bagire iyo esheke, yaba umunyamurenge umwe cyangwa benshi, kugira ngo babe bakora ibisa n'ibi byo gupfobya no guhakana byeruye ku mugaragaro ko nta jenoside iri gukorerwa abanyamurenge, kugeza n'aho abayiyemereye babashinjura bakabagira abere. Murakoze. Mu batumirwa wagisubiza tukabona kuza gukomeza mu bindi bibazo. Murakoze cyane. Alo, alo, Yego muranyumva? metere. Okay. Navuze Yego turabumva. sinakore ijambo esheke, navuze competition politique ariko irimo na esheke bien sûr. Urabona abo bagabo, hari article nasomye ubushize, umuntu yanditse noneho agereranya General Masunzu comme le roi serpent, akoresha metaphore iri muri sa philosophique. Le roi serpent, umuntu uvuga ko aproteje abantu ariko abica. Ni l'écrivain Kabudogo wabyanditse Paul. Abo bantu rero c'est quoi? Uko nje mbitekereza, bashaka kokipa espace politique kubera yuko tous les changements politiques za Congo zituruka muri Est. Je m'explique. Kuva à l'époque mureliste, igihe ca Lumumba amaze gupfa, bamurere baje muri Est, bashaka à partir de l'Est guhindura le régime à Kinshasa. Ariko Mobutu aussi l'a maîtrisé kubera ko yakoranye n'abantu bo muri Est. Et pratiquement harimo abanyamurenge, ni naco gihe abagabo b'abanyamurenge binjiye mu gisirikare kuko ils ont maîtrisé la rébellion. Urumva toujours la stabilité politique yavuye hariya. Tugiye muri AFDL, zose byavuye muri Est bihindura régime à Kinshasa. Haza RCD, hajaho les accords de paix de Sun City et de Lusaka, hajaho le gouvernement. Ni ukuvuga ko n'ubu nyine le changement politique, l'espoir Congo ifite ubu nyine nuko muri Est hariho AFC igizwe na twirwaneho na M23. Niyo espoir. So, ni ukuvuga ko bo politiquement ils ne se retrouvent pas, kandi bazi ko bashaka kuba les acteurs majeurs. Noneho aho gushwazisa, sinzi uko nabitekereza, il faut être ku ruhande rwiza rwa histoire. Il faut être du bon côté de l'histoire. Ibo bakaja muri côté de l'histoire, ariko bashaka uko mbitekereza, bashaka kugira ngo bazane ibitekerezo biseduiza le régime de Kinshasa. Kuko régime de Kinshasa iyo uvuze ko wica abanyamurenge, urwanya abatutsi, ico gihe kuko niyo ideologie yabo baragufata ukaba umuyoboke wabo. So ibo ils sont dans ce mauvais côté, iyo mauvais côté de l'histoire niko navyita. Il y a un changement politique, hariho mouvement yo guhindura ubutegetsi, haze bonne gouvernance, haze état de droit muri Congo, toujours iturutse muri Est, bo bakibwira ko ari les intervenants muri Est toujours bashobora kubloquer iyo mouvement, ariko bakigarurira iyo pouvoir. Et ça c'est l'échec politique, parce qu'ils ne sont pas ntabwo bari du bon côté de l'histoire. Twebwe nkuko twavuze ubu nyine ni hari ikibazo cyacu
ni nayo mpamvu le regime de Kinshasa ivuga ko igomba kumara abatutsi parce que tutari traité neza, ariko izo changement politique zishaka ko Congo iba igihugu kizima kigendera ku mategeko zituruka muri est. Uko niko nzandangiza, noneho bakabona ko baturuka muri est bashobora kuba enjeu de taille, bashobora guhindura donne. Bamara kubibona gutyo uko mbitekereza bigatuma